Mwongeye kwirirwa nshuti zacu turabasuje nkaba ndi umunyamakuru ukorera kuri channel yitwa DSTV Desasenkani nkaba nari ndi gushaka inkuru uko bisanzwe nkaba nsanze abakinyi ba filime banga bamaze gukina amafilimi watwegera gato nkakubaza wihuse cyane wongeye kwirirwa amakuru ki ni meza bakaba kwitande Shabanyita Sifa nsanzwe uri gukina filime nkuko bisanzwe usanzwe ubikina se ubu ngubu n'ubwa kabiri buru tubonye twa turi gukina tu n'ubwa kabiri urabifiringa pe uzabikurikirana uzabibona nabirenze ubuse watwereka nk'ukuntu nyine wari uri mu bikina neza umva wakintu nyine nakinagana n'ingege yanjye nyine iri kundereta nyine ndayikatira mana ariko nyine bura tuzasubira ubutana ndumva ubishona tu nawe ubutaka bisa mumaze kumva uno mukobwa ukuntu abivuze neza ko ari umukinnyi wa filime kabisa turagusaba nawe utwegere uze ahangaha nawe tukubaze wihuse cyane wihusa bitesi ni sawa ndabona noneho itonde shabi n'ibishoro byanjye bimeze gute se ni weri bakwita ndese rutwitse usanzwe utwika se fo ndakubara kabisa sasa uri gushutinga filime ahantu tu wari uri gushutinga neza se byari fo wakinuwe umva rero nshatse naze kuva ahangaha rwose ndagufasha agakuru kaza numve nyine kuzi gushutinga none se muri role wari uri gukina cyangwa muri zo role usanzwe ukina mu zihe role wumva zikunyuze kabisa wana nyine ngenye nawe uri kumva nta muntu wamenyera akinuwe ako nubundi biragaragara sushona butomotse mumaze kumva undi maze kwakira ndashaka guhamagara n'undi wihuse cyane nawe tumubaza akabazo gatoya kugira ngo ariko hari hirya nabona umusitari umeze neza waza wihuse cyane my brother waji bimeze gute sa kintu ariko we nabona wifashe neza nk'umusani koko ariko usanga ukubita rap ibyo nje ntago mbimenyereye kabisa ariko wakwegera mikoro neza man ibyo ntago mbimenyereye mutu nsanzwe uri gukina filime izo filime wazitangiye ryari kugira ngo ubyiyumvemo neza agahe gato gashize dutangiye gukina filime yacu ubundi yerekeye kumena amaraso y'umukozi kabisa wo mu rugo nyine urabyumva ese ubundi ahantu wari gukina wari uri kubifiringa neza kabisa kabisa ariko nyine reba umuntu nkanjye bagize shaka bagize security bro ndebera ngo bagize security bari bakugize kakabwa k'igipangu ibyo bintu uri kongeraho ntago ari umuneza ariko umva mwebwe mudukurikirane DSTV tu DSTV 250 bizaba bihagize natwe ubundi bucirinze ubwo naho ubutaha tuzasubira amafaranga tugorera imikaya bro tuzayabahereza mwana bireze uzabashishikarize gusa bazirebe mumaze kumva no musani wacu nawe tugiye kwakira undi musani nawe umeze neza ku mapanga ameze neza udukweto tumeze neza udukapu tumeze neza uwo ndabona ari n'ibyi imureze kabisa waza wihuse narizamye nkubona ku ma YouTube ariko noro live no ndakubona nasa waje usesera wowe umunyamakuru wewe nkuko bisanzwe abanyamakuru barasesera bro subizi se sinzi ko narindi kwicomokera ukuntu bitambafata nyine tu wacomotse mitambabona muri gukina filime tu none se ni sawa man wari kuciringa se mfasha subizi ibintu abari fo none se bro kugira ngo wiyumvemo ibintu bya filime cyangwa comedy hari ahantu nakubonye uri gukina muri ndayibagiwe disi we ako nari nsanzwe nyizi ako nakubonaga nyine tu ako noneho nishimiye kukubona uyu munsi bimeze gute se bimeze neza uko ubibona cyane se uko ubibona ko uri kubikina neza cyane ziri gutwika tu ziri gutwika kandi dukeneye n'abaterankunga bakaza bakatwunganira noneho ibintu tukajya tubaha imizigo ku gihe uri kumva urumva rero tuba dukeneye n'ibishoro n'iki nawe ubibona byose kugira ngo bakurikirane ibikorwa bakora kuyeca chano yo gose naba ndaburije ntabwo ugiye kabisa biramucitse gatoya tugiye kwakira undi musore nawe ufite ibituza wagira ngo ibya bintu neza bya City Tower kuzamuka muri City Tower nzanumva igihugu cyiza kimeze nka Yesu amanuka mu ijuru
ya bro wapeti uterura ibyuma ubundi ni Rutambi wumva bavuga ubundi nibona nisazwe numva bita Rutambi yo usibye ko nyine ubungu Rutambi namuzi ubundi nawe wamuzi ariko mu bantu bose ntakiriye uri kabisa umva nakwembe okay tuve mu bintu by'amagambo sasa rero nari ngize ngo sanze uri gushutinga filime n'ubundi nyine nabyo ndabikora gusa nyine ni neza ariko nyine abantu bankurikiranye mumanze mukore subscribe kuri DS50 DSTV ariko nkusanzwe ngo ukora n'imizigo y'indirimbo byadanje mari zakuzanira abajitu ibiganiro byose ibiganiro dusanzwe tubanukira gusa nyine ibyo biganiro mwabisanga kuri Izone TV Izone Rwanda ubundi shada kwemeye kabisa okay ibiganiro twe turi hafi yo kubisoza ndagira ngo mpamagara undi mukobwa umwe nawe uhagaze yes bitese sawa meze neza ariko mu bakobwa bose mwakiriye kucyangwa ku marinete n'iki n'udukwete andi makuru ni meza wari umeze neza nari meze neza sanze uri gukina filimi muri quartier tu genda umunyamakuru tuba twahatwitse okay genda umunyamakuru nari ndi gutara inkuru nkuko bisanzwe ahubwo atiriya nkuru ntago yancika muri quartier yo mu cyaro wa kintu uzi ko nibiryoshye okay iyo filimi sari uri guciringamo bimeze gute ni filimi iteye gute ni filime ngini ivuga ku bintu by'umukozi wo mu rugo tu ariko aboretse gatareka abakozi bo mu rugo baramubonera we babaciye amazi byata oya ntago twabaciye amazi ahubwo nyine ni filime nyine ariko abakozi bo mu rugo nabo bahabwa agaciro nyine iyo filime nicyo yerekeyeho muri make nicyo yigishaga uri umunyabwenge ewana nta n'ikindi nanakubaza ushatse barakwicomokera nk'uko bisanzwe si byose hano hari umukobwa uri gusa ikibazo kabisa nanjye ndemeye rwose bimeze gute se bro meze neza ahubwo se shaka mbona sanzwe nkuza ahantu kibaba ni cyose ariko uba wanyweye no ku nsutsu tu ntabwo kabura umwana gutya okay 19 n'imikese ariko sha wasaziye imbere kabisa okay sanze uri gukina filime iyo filime sanze uri gukina bimeze gute saziye imbere nk'umutima w'imbaragasa amayi nk'amaguru nose sanze uri gushutinga filime mu cyaro tu wabitekereje gute kugira ngo winjire mu gakino ko gukina filime ngewe wayanditse ni wowe wayanditse none kugira ngo utange icyo gitekerezo kugira ngo icyo gitekerezo kikuzemo byagenze gute narayitekereje nsanga abakozi barahonyorwa cyane abakozi bo mu rugo ako muri make nyine wari uri kuvugira abakozi bo mu rugo muri abanyabwenge watekereje neza none se kugira ngo bazayikurikirana ku yihe cano cyangwa ufite cano yawe cyangwa ni ku yindi cano tu ni ku yindi cano yitwa ngo iki DSTV DS50 dukeneye support y'abantu cyane niwo mukeneye cyane kabisa urabashishikariza kugira ngo bazajyeho okay sawa rero bro ubucitse kabisa ndakwemeye